Eko reba nka kino kintu mumperemwo amazi. Iki kintu ni ikintu uko kumereyemo. Nta sabune dufite papa. Baba we. Reka mve kukinyweramo. Bika ariko ubyoze. Reka nde tubaze imigisho. Reba amafaranga ujya kugura isabune. Rero madamu ngiye kujya kureba ntuza yari ingwengwe. Ejo tuzaye mu ibumba. Oya nibyo. Muzemere mwirigweyo ariko muvoma amazi ibumba muri kireheje. Nange ndashaka kubumba. Oya ibi ngibi nta gikenda ntago byavamo. Reka nge nijye kumureba. Ujya kumureba. Ubu ndaza nsange mureba mwagerageje. Ariko ufite amafaranga yo guhaha. Hano mufitemo amafaranga 100 ryonyine gusa. Nta kundo ndaje nabwo ngiye kuriguza umuntu. Ariko uziko nciye mu idirishya hano hari umuryango ariko se nawe yashyo kino kintu yashya idirishya iri yaba idirishya oya bisaba kugira ngo bagire neza bubakeye neza reka ndamubwira nshyiraho kino kintu cy'idirishya mbona turi ahantu heza. Ini gikira kandi cyane inkweto nye nta tapi ifite kirashaje yari ingwengwe koko mwere ko nyiri ingwengwe yari ingwengwe hano none komera sha uraho amakuru ki meza none sokiye reka ta Tiye hano kwidirisha ngiye hano njya ngo ni umuryango woye umuryango ntabwo uri aho ngaho umuryango uri hari nanjye nayibonye nyuma uyibonye nyuma uko nambaye ingofero nziza dore iyi ngofero ni nziza rwose ni nziza ingofero ni nziza rwose ni nziza dore ingofero ni nziza cyane nta kundi none se nyiringwe karame madamu yagiye he madamu nawe uhari yagiye ruguririya yagiye guhinga yagiye guhingira amafaranga name ura mugore wamukuye ko nabonye ari mwiza akanamukuye iriya higiriya ahantu bita imuhazi kuri muhazi niho namukuye iwabo hariya bwa byumba nyine niho namukuye se cyane mwiza uziko nabonye arusha umugore wanjye ubwiza ntare ariko no kwaje ni nta kibazo n'ubundi murabivuga yuko nashatse neza niko ye naha nyine nta kibazo nta kibazo rwose tubayeho neza none ndashaka kugira ngo tuze kuzana ibumbejo kuko maze imisi nabo mapi ubwo ngubwo nukundaga umugambi noneho kujya gukura ibumba nibyo none se ko inganzo yuzuye oya tuzadahira tuzakorera amazi tuyavanemo noneho dukura ibumba aribyo tuzana amazi twayakuyemo nyine kugira ngo ibumba rigaragare nuko nguko rero ubwo rero ndashaka kugira ngo ndeka naye njye gusanga umugore nabo bari kubaza imikido kugira ngo tubone ko twabona ikiro cyo kurarira cy'ubugari ngaho rero ufatiraho reka njye ariko noneho buno buriri nabwo buzantwara umutima rwose ariko se ubu
kuva bwacya nibwo nkibyuka. Ubu se mama ari hehe? Nta mushiki wanjye nawe ndabona ntawe uhari. Ubu se bagiye hehera? Mushiki wanjye ari hehera? Ma ariko se bose bagiye bari hehe ko? Macende mushiki wanjye ubu mwaramutse ariko nibwo nkiva mu buriri ndebye hirya ndeba hino mbura mama. Naryamiriye ubu nibwo nkiva mu buriri ariko ndahamagara mama se wamenya aho yagiye? Yewe yagiye kuzana ibumba. Mu masaha asanga hese? Ya mu gitondo yazindutse pe. None se watanguye ishuka ngo muherekeze iyi nganzo muri iki gihe cy'imvura koko? Yanze kukubyutsa ngo warunaniwe. Nari naniwe. Nibyo abantu bakuru bareba kure. Yego. None se ubunge nawe dukora iki muri iki gitondo? Gushakisha ubujyano tujya kwikopesha tugateka. Hanyuma se tuba dusize muri risike papa cyangwa se mama? Ubwo twebwe tuzayishaka aho tuyishyure. Nta kibazo aho kugira ngo tugire reka tubikore gutyo. Yego. Tutaza kubura icyo baza guza basanga. Yes, ubwo noneho reka njye gushakisha aho nakorera kuko umusore agomba kuba yaserukira ababyeyi. Yego. Ngaho reka mbashe. kumva twabihinduye Mado Anje nakumvishe mugabo wawe shaje ubona gukora ingofero mwemura shaje igitego cy'abantu ari ndaho mugabo ase ninde muri kumwe mu nzu ngaho ko namuguhamagaye nkabona ntimunyitaba oya ntabwo nakumvishe bo wiriwe gute se mugabo wawe akabyara uko niwe bizwi n'Uwiteka reka nzane agatebe tuganire hanze mugabo wawe icyo ngukundira akabyara isi ya none nayo ni hatari nere hariya turi niyo nshaka kwicara ko n'umugongo shimye sikaho mugabo wawe urakoze none kera twagirwaga namwe ni karibu rwose ihangane rwose banashize ihangane mugabo ariko rero mba naserukira urugo ni byiza ko aregura umugabo mwiza nicyo nawe urusha abandi ariko rero utumva ngo umugabo mwiza niyo mubivuze gutyo uzatuma abandi bantwa oya urabahiga rega mba mbivuga njye nawe twenyine ntabwo nakuratira abandi bagore ko nukunda se nanjye ndagukunda oya nkukunda nk'inkimwe rwose inkimwe nk'inkimwe nukuntu iba ifite ibyiso bibi se koko oya inka si icyatsi twikundira ni nk'uko tubakunda ko mubyara abantu inka tuyinywa amata ariko namwe mutubyarira abantu urakoze mugabo icyo nkukunda bwa burya nta kindi ariko rero mba mfite akumbuga k'umwana wanjye ari hehe umwana wawe se umwana wari haranye narakubwiye wa mugore we ninzahanga njye nsanga uri kumwe n'abana banjye none umwana wanjye ari hehe umwana ko ari umuntu mukuru ko yigendera uragira ngo nye muganga umwana yigendera ni mwebwe mugomba kubaha uburere nk'ababyeyi bundi umwana agirwa na nyina mana yanjye umva abakobwa bigiye umuntu kuvuga ngo abana rero mwabateje agaciro oya ngo reka nze muhamagara mukuru wese njye muzirikira ni mukuru ugomba kuba ari hafi yawe nta mpamvu yo kugira ngo uramwohera mbese ntabwo wakabaye mugira inama mwana umukobwa ungana kuriya n'umwangavu ariko abagabo nose muturusha twebwe tuba twabagiriye ku gise nibwo tutakunda abana bawe mbo muzaye mutubaza guhaha maze iby'abana mubyihore reka nze mpamagara umukobwa mpamagare vavo Delefina karame mama
ngwino witabe se ari kugushaka Uriya mwana wawe komera wari wagiye nawe mama wari wagiye nandi gukina n'abandi bana harahita no gira hanga oya papa umwanje ngomba kwicara uruhande rwa papa wanjye mwiriwe neza ariko niriwe neza